Hayi muraho neza abakunzi ba filime The Homeless Girl. Uzisi burya koko ngo akami ka muntu ni umutima we, kandi ngo nijoro ribaruwa riraye. Birababaje kandi biteye agahinda. Muri ubu buzima hari ibintu byoroshe kuba wabyihanganira, ariko hari n'ibindi bikomeye cyane udashobora kuba wakihanganira. Nko mu bintu byoroshe kuba wabyihanganira, uramutse ugambaniwe n'inshuti yawe ushobora kubyihanganira, uramutse ugambaniwe n'umuturanyi wawe ushobora kubyihanganira, ariko uramutse ugambaniwe n'umubyeyi wawe by'umwihariko mama wawe biragoye kuba wabyihanganira. Byaba akarushoho ukagambanirwa n'umuvandimwe wawe muvukana, musaza wawe cyangwa se murumuna wawe cyangwa se mushiki wawe. Ibi byo ni ibintu bigoye kuba wabyihanganira. Aba ngaba akenshi bafatwa nk'abantu bagakwiye kwizerwa. Umubyeyi wawe, umuntu mwavukanye, abo ngabo gusanga bakugambaniye, ibi ngibi abenshi birabagora kuba babyakira, kugambanirwa n'ababyeyi babo. Ari nabyo tugiye kuba twasanga muri filime yacu The Homeless Girl, cyangwa se umukobwa utagira haba ariko wakunzwe n'umusore w'umukire. Uyu musore wacu ngo ni The Homeless cyangwa se Lewis. Lewis akomeje kugenda agambanirwa na mama we, ndetse uwo mama we afatanyije na mushiki we, bo bakomeje kugenda bamugambanira bagamije kumutandukanya n'umukunzi we Alice. Uyu Lewis bakomeje kugenda bamugambanira bavuga ko adakwiye kuba yakundana n'uyu mukobwa ngo ni Alice kubera ko ari umukene, ahubwo bari kumushingira umukobwa bita Tricia. Ariko uyu Lewis afite umukobwa yakunze, afite umukobwa yahariye urukundo rwe rwose, umukobwa yahariye umutima we wose, ari we Alice. Ariko mama we ndetse na mushiki we ntabwo bashaka kuba babyumva, ntabwo bifuza yuko uyu Lewis abana n'uwo yahisemo. Nyuma y'uko Lewis yamaze kuba agira uburakari bwinshi cyane, agafata icyemezo bitewe n'umujinya, aho yaje gufata mama we akamubwiza ukuri kose, akamubwira ko nta wundi mukobwa yifuza kubana nawe utari Alice. Uyu mama Lewis yatangiye kurakara cyane, aho yahise afata icyemezo cyo gukomeza kugambanira Alice byihuse kugira ngo babe bamwica, bamukure mu buzima, adakora ubukwe n'umuhungu we Lewis. Gusa kubera Imana, uyu Lewis yabashije kuba yamenya neza ko uyu mama we ari kugambanira Alice kugira ngo babe bamwica. Nyuma y'uko Lewis yari amaze kuvuga ukuri kose, akavuga ko nta kintu na kimwe bazakora ngo areke gukundana na Alice, aho uyu mama wa Lewis yari amaze kuvuga ko ari buze gukura imigabane ye muri kampani, ndetse n'inkunga yateraga kampani ya ba Lewis, ibyo byose akaba yabihagarika. Uyu mama Lewis yabonye neza ko ibyo ngibyo bitatuma Lewis areka gukunda umukunzi we Alice. Rero akimara kubona ko ibyo ntacyo bivuze kuri Lewis, uyu mama Lewis yahise afata icyemezo cyo kugambanira Alice kugira ngo babe bamwica. Mu gihe yavuganaga n'abagambanyi bari buze kuba bakica Alice, uyu nguyu Lewis yaje kubyumva yikinze ahantu, yaje kubyumva ari mu cumba, yumva ibintu mama we ari gupanga ku mukunzi we Lewis. Guys, bakunda kuvuga ngo urukundo ni impumyi kandi rujya aho rushatse. Uyu Lewis ngo ari kuzira yuko yakunze umukobwa w'umukene nka Alice, kandi ngo yagakwiye kuba akundana na Tricia, umukobwa wo mu bakire. Ese guys, ibintu mama Lewis akomeje gukora, mwe murabona bizarangira bite? Ese wowe uramutse uri Lewis wakora iki? Gerageza nimba ukunda filime The Homeless Girl, wishire mu mwanya wa Lewis, wishire muri situation Lewis arimo, ubundi ubashe kuba waduha igitekerezo cyawe hasi muri komenti, utubwire ikintu ushobora gukora. Uyu mama Lewis akomeje kuba ikigeragezo gikomeye cyane, ndetse n'uyu mushiki wa Lewis ari we Nana adasigaye.
ariko na Lucky nawe ku rundi ruhande ibintu bikomeje kugenda bimukomerana cyane kubera ko ari kubyuka Alice akamutegurira breakfast, hanyuma Lucky agakomeza kugenda aguma mu rugo. Alice akamubaza impamvu atajya ku kazi, Lucky akabesha Alice ko babahaye konji kandi nyamara akazi gakomeje, ahubwo baramwirukanye mu kazi. Ese guys, ibintu mama Lewis akomeje gukora murabona amaherezo yabyo bizagenda bite? Gusa Lewis we murabizi ko urukundo ari impumyi, kandi imbaraga z'urukundo rwa nyarwo ni imbaraga zidasanzwe. Biragoye ko Lewis hari ikintu yakora ngo atandukane na Alice, kuko bose barakundana. Alice akunda Lewis na Lewis agakunda Alice. Rero ahangaha mukomeze mutange ibitekerezo byanyu, tubasaba no gukora subscribe kugira ngo episode zose z'imiriro zigiye gutangira gusohoka mu minsi iri imbere za filime The Homeless Girl zitazigera zibacika. Icyo usabwa nta kindi ni ukureba munsi y'iyi video gato ku ruhande rw'iburyo kuri iyo buto yanditseho subscribe, ukandaho ufungure n'akazogera kuri all kugira ngo episode zose za filime The Homeless Girl zijye zikugeraho ku gihe. Ikindi kintu udakwiye kuba wakibagirwa, ukanda subscribe, ugakanda like, ndetse ukadusigira n'igitekerezo cyawe hasi mu comment, ukatubwira uko ubibona, ukatubwira uko ubyumva, uko ubona iyi filime The Homeless Girl, ndetse niba wifuza yuko urukundo rwa Lewis na Alice rwakomeza, ndetse n'urwa Dani na Tricia rukaba rwakomeza. Ngira ngo uyu Dani nawe akomeje kugenda agorwa cyane, akunda Tricia, ndetse na Tricia yari yatangiye gukunda Dani, ariko uyu Nana mushiki wa Lewis akomeje kugenda abyivangamo. Nana na mama we bita mama Lewis nibo bakomeje kugenda bavanga ibintu muri filime yacu The Homeless Girl. So rero bye bye, afite la vista, turakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde, ishira imigisha mu byo mukora byose. Duhure next episode of film The Homeless Girl.